twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'inkingi y'umuryango. Turabashimiye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho. Turashima Imana ko ikomeje kubarinda. Turabashimira kuri comment zanyu tubona umunsi ku wundi. Turabashimira kandi ko twizera ko hari Imana iri ikorana namwe, cyane cyane abakurikiye inyigisho z'ikibaya cy'amagufwa yumye. Twizere ko hari ikibaya cy'amagufwa yumye wahanuriye mu buzima bwawe, tukaba dutegereje ubuhamya. Ngira ngo ndanavuge nti Imana nijye igira ikikora biciye muri iki kiganiro, nubishobora ujye uduha ubuhamya kugira ngo abandi bakomezwe bamenye ko iyo turiho tubabwira ati hari ibintu bihindurwa n'Imana, hari ibintu bihindurwa n'isengesho, hari ikibazo kitazava mu miryango tudasenze, abantu bamenye ko Imana ikora, bamenye ko Imana ihindura ibitari kuzahinduka. Rero mujye mudushaka, muduhe ubuhamya bushoboye, tuguhe n'umwanya ubwira abadukurikiye iby'Imana yagukoreye kugira ngo abantu bakomezwe kandi nabo bahabwe kwizera. Dukomeje gushimira Imana rero ikomeje kurinda abanyarwanda bose muri iki gihe kitoroshye, iki gihe isi ifite ubwoba, iki gihe abanyarwanda bahangayitse kuri iki kiza cya Covid, bavuga ati amaherezo yacyo nayahe. Abantu bose bafite umwuka w'ubwoba, umuntu wese ntagatekereza ngo arenze ejo kuko ntari harabona aho ibintu byerekeza. Ariko ibi byose ngira ngo babwire ngo ibi byose biri mu bibaya by'amagufwa tugomba kubwira. Birashoboka ko ibintu bitariho bigenda neza, birashoboka ko ibimenyetso byose bitwereka ko isi iri kwinjira ahantu habi, ariko dushobora kandi kuvugana n'ibibaya by'amagufwa yumye. Dukwiye kwizerana ngewe nawe, tukagira icyo duhanura ku kirere cy'u Rwanda, tukagira icyo duhanura ku kirere cy'isi. Dushobora no kuba muri Covid kandi wacu ari amahoro kubera ko twahanuriye ikibaya cy'amagufwa y'umuryango wacu. Mukomere rero, mwikomereze mu Mana. Imana yacu ntabwo yigeze itsindwa na Covid, nta nubwo yigeze ihunga kubera Covid, nta nubwo yigeze ikingiranwa ngo itandura. Iracyari ku ngoma, iracyakora, iracyafite imbaraga, iracyategeka bigakoreka, iracyabihamagara bikitaba. Ndahumuriza abantu bose bafite umutima wuzuye ubwoba, abantu bose basuwe n'umwuka w'ubwoba, nimukomere. Imana yacu iracyari yayindi, iri hejuru y'ibintu byose, ni umugenga w'ibihe. Bimwe mu bihe Imana yacu yaremye harimo n'iki gihe cya Covid. Nimuhumure, twishikamize ku mugenga w'ibihe ari we Umwami Yesu Kristo. Nk'uko mubizi rero, ngewe kibagezaho ni Nirere Elise. Uko mubimenyereye muzi yuko tuba dufite umutumirwa. Ubushize twabanye n'umutumirwa atubwira inyigisho nziza cyane ziryoshye zafashije benshi, nanjye narafashijwe. Ndagira ngo wenda yongera asuhuze abadukurikiye kuko arajya dufitiye igipfunyika cy'ibintu byinshi cyane. Pastor, ndagira ngo usuhuze abadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nizere ko muri amahoro, wowe udukurikiye. Twishimiye kubana nawe. Imana iguhe umugisha. Ntago mutwibwiye kandi hari abashobora kuba batarabakurikiye ubushize. Imana ibahe umugisha. Mbabarire, nari nibwiye ko abadukurikiye ubushize wenda, ariko birashoboka ko umuntu ashobora kuba dukurikiye ari ubwa mbere. Nibyo. Nitwa Murekatete Francine, ndi umushumba cyangwa se umupasiteri muri muri Zion Temple. Nkaba ndi umubyeyi wubatse, mfite abana 4. Ndibwira ko ibyo bihagije. Murakoze cyane Pastor Francine. Imana imuhe umugisha uko yemeye kugaruka kubana natwe. Ngewe kibagezaho buri munsi Nirere Elise, ntekereza yuko munsi uko ni kwa kwezi kwa mbere twahariye kuvugana n'ikibaya cy'amagufwa yumye mu miryango yacu. Ubwo mu kwa 12 twafataga mpiri dukubita hasi ibikuta n'ikitaraturutse ku Mana cyose. Nyuma yo guhirika ibikuta rero byubatswe na Satani, noneho turi kuvugana n'ibibaye. Birashoboka ko waheritse igikuta noneho ukamenya amagufa yawe yari yarumiye. Uwiteka akaba ari kuyakugabiza kugira ngo uvugane n'ayo magufa. Nk'uko mwabikurikiye ubushize, mwumvise yuko umutumirwa wacu adufitiye ubwiru bukomeye cyane, arimo amagambo meza aryoshye, akomeza, asenya, aritura n'ubwenge bw'Imana. Ndagira ngo rero uyu munsi nabwo twongere tumwakire, tumuhe umwanya. Pastor, ubushize ngira ngo aho twagarukiye haravugaga ati se birashoboka yuko koko uyu muryango uko tuwubona, uyu muryango wicana buri munsi, aba bagabo biyahura buri munsi, aba bagore biyahura
aba bana b'urubyiruko basigaye bimanika umunsi ku wundi, izi fiyansaye zipfa buri munsi, aba batinganye bavuka buri munsi mu gihugu no ku isi, aba bana bata imiryango, abakobwa bakuramwo amada, abahungu bakuzamwo amada abakobwa, abagabo baharika abagore, abagore baharika abagabo, ishari hagati y'abakeba, amarozi hirya no hino. Birashoboka ko uyu muryango wakongera ugatekana? Aho niho twari turi, aho mwashoje mutubwira ati birashoboka cyane, kuko turi buhanurane n'Uwiteka. Twari turiho tuvuga umumaro wo kuba mu mwuka, tunasobanura ko kuba mu mwuka ari ahantu duhurira tugasabana n'Imana, tukumva igituruka ku Mana, noneho tukaza gukoresha rya jambo nakwita rema, riza rikarema ikintu kikabaho. Dusoza tunavuga ati yewe niba uzi kutarakira Yesu, banza umwakire kugira ngo ibyo tuvuga ubigireho access, nawe uhabwe ubwo burenganzira bwo kugira ibyo utegeka ibwami, byo kugira icyo ubwira amagufwa yawe. Aribwo twanashoje twakiriza abantu Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko rero pastor, buryo bushize umwanya wabaye mutoya, mwari mutangiye kuvuga ati burya ati ijambo, ati iri jambo twarufashe na Bibiliya gutya, ati iri jambo mureba, iri jambo mureba ririmo akazi, nubwo atari ko wabivuze, ni nka iri jambo rikiza indwara, iri jambo ryakura iyo divorce muri urwo rugo, iri jambo ryagarura uwo mugabo wagutanya abana, iri jambo ryagarura uwo mugore wagutanya abana, iri jambo ryakugarurira ako kazi satani yakunyaze, iri jambo ryakura iyo cyamunara mu rugo rwawe, iri jambo ati iri jambo iri jambo rifite imbaraga zirenze cyane izo dutekereza. Byatumye ntekereza imbaraga z'ijambo, ariko burya ijambo riheshwa agaciro na nyiraryo, riheshwa agaciro na nyiraryo n'urivuze, n'icyizere umufitiye, n'isano mufitanye cyane. Byatumye naha nibaza, ariko uyu munsi Perezida Kagame aramutse ambwiye ngo angabiye Kicukiro, hari umuntu ushobora kuhanyima? Ntawahanyuma. Yahera unahanyimye nahamagara akohereza abantu ati mundebere uwo muntu urenga ku ijambo navuze, n'urugero natanze. Perezida wacu, perezida ni umuntu, ni umuyobozi, ariko ni umuntu. Ibaze ijambo wabwiwe, wasanga bagutegereje, ngo nasanga bimeze bite, wasanga bagutegereje, cyangwa bahita baza no kunshaka ati ni mwebwe nyakubahwa yagabiye Kicukiro. Ni urugero ntanze. Reba ukuntu iyo satana twibye identite yacu mu Mana, atunyaga ibintu byinshi twahaweho umugabane nk'abana b'Imana, harimwo amahoro, harimwo iterambere, harimwo ubuzima butagwaye, harimwo byinshi. None pastor, ubwo narindiho mvuga imbaraga z'ijambo. Iyi Bibiliya yose yuzuye amasezerano, iyi Bibiliya yose nta situation n'imwe Bibiliya itavuzeho uramutse uyisomye cyane. Buri jambo ryose, buri kibazo cyose umuntu agezemo gifite icyo Bibiliya yakivuze. Bibiliya ifite ikivuga ku ngwara, Bibiliya ifite ikivuga ku bukene, Bibiliya ifite ikivuga ku gahinda, buri mibereho yose, muri mibereho. Ariko noneho twebwe twari twibereye muri Ezekiyeli, ukuntu Ezekiyeli yumvise ijambo rituruka ku Uwiteka, none hakizera ijambo rya nyiri ijambo akexegite ibyo ategetswe, bigatuma icyari ikibaya cy'imirambo cyongera kuvumbukamwo abantu bazima. Ako pastor njya nibaza, ariya magufa ntago aribwo yaragipfa, bari abantu sibwo bari bagipfa, ngo bari barumye, ngo n'amagufa yaravuyeho n'umubiri. Bibiliya ibivuga neza ko yari yumye, ngo kandi ku murongo wa 2 haravuga ngo anzengurukana aho yayakikije muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Yari yarumye rwose. Umva pastor, yari yarumye, yari yarumye akakaye. Pastor yari yarumye cyane. Umugabo yari yarambwiye ati sinza garuka, nushaka uraguze, nushaka uzane polisi, ibyo byana uzabirere cyangwa ubyihorere.
umugore yarambwiye tumva sinyigushaka niba waranshatse ndeba ntago mbizi sinzongere no kumva unampamagara. byoroshye mu muryango. Fiance yari yambwiye ati birarangiye, umwe aragenda uwa kabiri aragenda, kwa muganga bari bambwiye ati genda witegure uzapfa. Umuntu urwaye kanseri ntabaho, umuntu urwaye diyabete ntabaho. Hari ibimenyetso byose bigaragaza ko iki kintu kidashobora kongera kubaho. Nubwo haterana abantu bangana, nubwo nagihamagarira abadogiteri bakomeye bakagitegera indege, nubwo nahamagara abantu bose bakomeye tuziranye ngo baze bambwirire uyu mugabo cyangwa uyu mugore cyangwa uyu mwana cyangwa uyu mufiyanse, ntago bishoboka. Niko iki kibaya cyari kimeze ukurikije uko Ezekiyeli yasubije. Nkurikije iki kiganiro turiho turakora, ngira ngo Imana irira twibutsa identite yacu mu Mana, ubutware twahawe nk'abana b'Imana, umurage wacu muri ibyo bibazo turimo, ubutware dufite duhabwa n'Imana iri muri twe, not kuko dufite experience, atari ukubera ko twizemeye, kubera ko uwo mugabo yagutaye warize cyane, uri na mwiza umurusha n'akazi keza, uwo mugore yagutaye uri mwiza unamutunze warize, uwo mufiyanse yakubenza ari ntacyo akurusha, sibyo? Iyo ngwara ikunaniye warivuje, ntiwabuze amafaranga yo kwivuza. Icyo kibazo rero gikeneye irindi jambo rifite ubudahangarwa. Haleluya. Ibintu uri kubyumva? Ndabyumva cyane. Rifite ubudahangarwa, rifite ububasha, rifite ububasha n'ubushobozi, yego, bwo guhindura. Pastor ndumva ari ugiye kubwiriza kandi ntabatumiye. Nanjye ndiho ndafashwa. Ikiza nuko twese dufashwa. Hari umutumirwa ari n'uwatumiye, twese turafashwa. Ntako bisa, niyo mpamvu wari ubonye ntuje, ubwo nanjye nari ndimo kwakira. Ndiho ndashaka guchallenginga abantu ngo mbazamure muri uko kwizera, atari uko wowe ushoboye, atari uko uri mwiza, atari uko ufite akazi keza, atari uko uzi kuvuga, erega za message nziza warazimwandikiye, erega waremeye usaba ibibazo z'amakosa utazi ngo urebe ko yagaruka, erega waramuteye agahinda ati koko abana barakumbaza ijoro n'amanywa, koko abana baragutelefona ntubitabe, ati koko ese ntacyo utakoze ngo urebe ko wakora ku marangamutima y'uwo, urebe ko hari yasubiza agatima impembero, niko bavuga. Ariko noneho mutuma ijambo rya nyiri ijambo, haleluya, rifite ubudahangarwa, ngo iyo rihamagaye birita. Yego cyane. Nkomeje kuvuga nteko, reba Imana yicaye ikavuga ati byatsi baho, nta enjeniyeri, nta nama ibayeho yiga igishushanyo mbonera, reka da, ngo irebe ko abantu hakwiriye ibyatsi, nubwo bigeze bareba ngo se climate imeze, ngo urebe ko abantu nihajya inyanja hatazateza impanuka, nta n'imvura yagwaga, ubanza nta mvura yagwaga, kandi biriya neza, nta mvura yagwaga. Kandi Pastor, cyari kimwe, iyo turebye ibintu byose Imana yaremye, ubu urabona ibi biti biraha, tubona biraho bigomba kuba cyane. N'ubwiza ni heza bitangaje. Ibyatsi bifite umumaro wabyo kandi biraho bigomba kuba. Ubu se ntorora nka hariya ko bifite amabara atandukanye, urabona ubwiza bwabyo. Ngaho ibaze, iyi Mana yaremye isi ikayishusha, yageze iwawe ikakubwira ati ndakubwiye ngo hanura uko ngutegetse. Haleluya. Ese icyo kibazo cyakongera kikinangira? Ese ariko Mana icyampa burya bigira amatwi. Bigira amatwi. Tubiganirize none. Bigira amatwi. Tubibwira birumva. None se Ezekiyeli ntiyabwiye amagufa akumva, agasubiranara, bivuze ngo agira amatwi. Ambo hari umuntu wigeze kuvuga ngo igifite izina cyose gifite n'ugutwi. Ngo ngwiki? Ngo igifite izina gifite n'ugutwi. Ikigaragara, ikintu ntabwo cyakumvira kitumvise. Mbere yo kumvira habanza kumva. Nicyo kigaragara.
ubanza kumva hanyuma ukumvira, kuko kumvira ni ugushyira mu bikorwa ibyo wumvise. Ntabwo rero wakumvira utumvise, kandi Bibiliya inyereka ko byumvira. Bivuze ngo icyumvira kiba gifite ugutwi. Namwereka pasa ntimunyoroheye rwose murasembura rero bifite amatwi. Bifite amatwi. Bibuze ubibwira. Bifite amatwi. Bibuze ubibwira. Cyangwa se biraterwa n'icyo ubibwira. Hari igihe ubibwira ati yewe n'ubundi nari mbizi. Iwacu niko twahoze, iyo twageragayo twahitaga tuvayo, na mama yapfuye adashatse, na mama bamwanze ari muto, na data yabyaye abana benshi ku bagore batandukanye. Yewe nagiye mbizi ko biraterwa n'ibyo uri kubwira icyo kibazo. Kubwira icyo kintu gifite amatwi, icyo kibwira icyo cyumva. Eda ushobora kuba uri kukibyibushya cyangwa uri kukirandura mu buzima bwawe. Pastor reka nguhe ijambo, ndumva ibintu bitoroshye. Gira icyo birashoboka tubwira kuri ayo magambo akomeye muriho mutubwira. Imana ibahe umugisha. Ubushize twatangiye tuvuga ku ijambo uburyo ubwaryo ari package yuzuye, rifite ubuzima, rifite imbaraga. Turavuga ngo nako wakwizera tuba dukeneye tugukura mu ijambo twumvise. Ubwaryo rirazi iyo rije, riza yifitemo kwizera, kwa kwizera ukeneye. Ko biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arirekuye, iyo umuntu arivuze rigatakara mu gutwi kwawe, hari icyo riza rizanye rigakora. Haleluya. Bivuze ngo bumve neza ibyo aya magambo turi kuvuga. Hari icyo bikora. Reka nkubwire, aho ijambo ry'Imana rigirira imbaraga, wari uzi gushobora no gusoma witambukira gusa, ariko rigakora. Ukumva ikintu cyubakitse muri cyangwa uhita abantu bariho bavuga, ntabwo birakubaho. Hari nk'igiterana ahantu cyangwa radio wihitira, ukumva akantu gato, ukumva akantu gato, ariko ukumva hari ukuntu gakoze muri wowe, kandi ukumva hari ikibaye cyane. Icyo kikwereka imbaraga ijambo ry'Imana rifite. Amen. Rero ikitwica kenshi nk'uko twabivugaga ni ukudahura naryo. Nicyo kitugora. Watwa tuvuze ngo bya bintu byose bifite amatwi, iyo biryumvise rero birumvira, bifite amatwi. Gusa hari impamvu nyinshi wenda zishobora gutuma rimwe na rimwe wibwira ngo ntibyumvise cyangwa se ntibyumvira. Hari ibintu byinshi. Wenda ngendeye kuri icyo ngicyo nari mvuze, wenda mu butumwa bwiza bwa Matayo niba nibuka neza, ni igice cya 9 niba ntibeshe, cyangwa se cya 8, ni cya 8. Ku murongo wa 23 haravuga ngo yikira mu bwato, ngo abigishwa be bajyana nawe, ngo umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo. Ariko we yarasinziriye. Hari igihe mu buzima bwawe bisa nkaho Yesu asinziriye kandi umufite. Bibaho pe. Ugasenga reka da, ukagerageza si harya ukageraho wibaza, nugera akibaza ati harya ndakirijwe, aracyanyumva. Ukongera ukatura. Bijya bibaho iyo umuntu ageze muri situation zikomeye, bibaho. Kandi rwose nawe niba byaranakubayeho, si igitangaza rwose, ntiwumva ari ikintu kidasanzwe, nta gikuba cyacitse. Bibaho, komera kandi rwose uhumure. Na Yohana byamubayeho. Yesu se niyamuhamirije ngo mubabyawe n'umugore nta umuruta, ariko yageze mu nzu y'imbohe aravuga ngo mugende mumumbarize. Ngo mugende mumumbarize ngo se ngo niwe wa wundi wagomba kuza ngo cyangwa dutegereze harundi uzaza. Kandi yaramubatije akamuhamiriza, ariko uburoko bwari bwamuriye. Ikibazo kiraryana, ikibazo kiraryana. Ukavuga ibitari ngombwa, ukavugishwa, ugateshaguzwa, ugatekereza ibitari ngombwa, ugahinduka abakuzi bakabona utakiri wa wundi kubera uburibwe bw'ikibazo. Rero hari ibihe umuntu ageramo rwose akibagirwa n'ibyo yarazi. Urwo ni urugero rwa Yohana dutanze. Ariko ngarutse gato aho twari turi, ngo Yesu yarasinziriye, nicyo narimbikuriyeho ko hari igihe amera nk'usinziriye. Ugasenga reka da, kwezi kugashira shwida, ugasa nk'umuntu ucurangira abahetsi, niko babivuga mu Kinyarwanda. Ntiyikirize, ntasubiza, agaceceka pe, ukagira ngo ntabwo ahari. Yaraho wibaza ati se iranyumva, ukagera naho wihana. Bibaho. Abo utaharaho kambanze nihane nta wamenya. Ariko burya ibyo byose biba ibihari.
kandi na cya kibazo iyo ukibwira kirumva. Hari igihe biba bikenewe kugitegeka pe, hari n'igihe biba bikeneye ko nanone ugaruka muri rya jambo ngo nawe ubanze wiyubake. Biterwa ngo baraza baramukangura bati databuja dukize turapfuye. Arababaza ati niki kibateye ubwoba mwaba afite kwizera gukemwe? Maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. 27 abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Niho nakubwiye ngo bifite amatwi. Kumvira bituruka kukumva. Hazamo ingereka ni inshinga yakuwe mu yindi, kumva kumvira. Habanza kumva then hagakurikiraho kumvira. Bivuze rero ngo ntiwakumvira utumvise. Nta nubwo wakumva udafite amatwi. Bivuze ngo nibi bintu byumvira biba byumvise. Warumvise. Niba warumvise rero ufite amatwi. Rero n'ikibazo cyawe natinyuka kukubwira nshize amanga ngo gifite amatwi kirumva. Hari ushobora kwibaza ate se ativugire sha ativugire atubusa ndahana harakibwiye. Rwose mwene data birashoboka pe, birashoboka ko wakibwiye. Sinkurenganya kandi ibyo uvuze n'ukuri. Natanze urugero rwa Yohana mu buroko ukuntu yabigenje, kandi ari wowe batije Yesu akabaza. Ariko icyo nshaka kuvuga niki, kirumva kandi kikumvira ijambo ry'Imana. Iri jambo tuvuga niryo rifite ububasha, niryo rifite ububasha. Ezekiel hanura ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mpanura nkuko nategetswe. Wakwibaza utese jewe nta nawe uraba ufite ubwo bubasha bwo gutegeka kuko uri umwana w'Imana, n'uburenganzira bwawe. Kandi nicyo twariherewe. Njashima Imana ko dufite ijambo ryanditse. Ibaza iyo riza kuba ritanditse, rimwe na rimwe turibagirwa. Dufite amasezerano biranditse, noneho byaregeranijwe bishyirwa mu gitabo ku buryo tubigendana. Isaha iyo yose ushobora gucekinga. Nyankunda kubwira abantu ngo niba iwanyu barakwishuriye ukiga ukamenya gusoma no kwandika, ntabwo amafaranga bishyuye ari kugira ngo uzabone akazi gusa. Harimo ubutunzi bukomeye. Barishyuye kugira ngo unasome Bibiliya bigira icyo bikumarira. Iri jambo ry'Imana rifite ububasha budasanzwe, kuko barabaje ngo uyu ni muntu ki? Ngo n'inyanja n'umuyaga nabyo bigira gute? Biramwumvira. Biyumvirira ijambo, ijambo ry'Imana. Iyi Imana irirekuye. Iyo ugiye muri Zaburi ngira ngo niho havuga ngo ijwi ry'Imana riramburuza impara. Kuramburura ni ukubyara ikintu hatageze, ukabyara ikintu kitagejeje igihe cyo kubyara, ukabyara hatageze nyine ikintu kitagejeje igihe cyo kuvuka. Kubera iki? Kubera ububasha bwaryo. Rero icyo turimo kuvuga hano ni iri jambo ry'Imana rifite ubutware. Ese rigira ubutware ryari? Rikora ryari? Ubushize niba mwibuka tuganira twaravuze ngo Ezekiel yavuze ngo ukuboko kw'Imana kwamusoye ari mu mwuka. Ibi birasaba ngo ube mu mwuka. Wenda ndi bigarukeho gatoya. Kuba mu mwuka ni gute? Twavuze ko ari ukugira imyumvire, imyumvire yawe igahuzwa n'Imana, ariko tubona ko bishoboka iyo wakiriye Kristo. Kubera iki bishoboka iyo wakiriye Kristo? Nuko nkuko twabivuze umuntu ari mwe bice bitatu: umubiri, umwuka n'ubugingo. Ariko uyu mwuka iyo umuntu atafite Kristo muri wowe ubupfuye, ariko iyo wakiriye Kristo muri wowe uyu mwuka urazuka ukongera kuba, ukongera kugira ubuzima. Iyo umwuka wawe rero wagize ubuzima, ni ugenda ugasabana n'umwuka w'Imana. Iyo uhuye n'ijambo ry'Imana habaho connection, habaho guhuzwa. Umwuka wawe n'umwuka w'Imana bigacomekana, kuko Imana iraza igatura muri wa mwuka wawe, ukaba muzima, ukagira ubuzima. Rya jambo iyo ryumvise, kuko muri wowe n'ubundi haba harimo ubuzima, riraza n'ubundi bigasa nko gucomeka mu muyoboro n'ubundi wari usanzwe ufite ikirimo. Hari icyo bibyara, hari icyo bikora. Ntabwo ukomeza kuba wa wundi, ubuzima bwawe burahinduka. Hari icyo bikora. Wari uzi ko hari igihe ushobora kugira ikibazo kikakuzengereza ukabona ni ikibazo gikomeye? Igihe kimwe nari mfite ikibazo, noneho ngisengeye igihe pe numva kiranduhisha. Noneho rimwe nicaye ndimo gusoma ijambo ry'Imana, haza akantu kameze nk'agatekerezo ngo kubera ukuntu gisengeye, kubera ukuntu cyabaye kinini kiragusumba, nicyo usigaye ureba cyane. Igihe cyose ni ikibazo nicyo ureba cyane, cyaragusumbye. Ngo se ubwo urumva utarimo kukiramya? Ngo urasa nk'umuntu urimo kukikubita imbere. Nijwi ryambwiye. Nigeze ndavuga ngo umwanzuro mfashe rero nuwo kukibagirwa. Kirahari yego ndabizi, ariko ngiye kugitesha agaciro. Nkomeza ubuzima ndeba Imana. Basa naguciriye mu ijana. Yego
Burya impamvu nakurebaga cyane nyine ntabwo uri kunyorohera, uri kumfasha nyine bikarenga. Nari ndiho nibaza ibintu bibiri ariko kampere kuri aka muvuze nyuma. Mu minsi yashize narasengaga numva ni nk'umuntu utangiye kunganiriza ukuntu ku isi hari ikigirwamana cyitwa covid. Icyo cyateye umukristo, kiri mu mutima w'umukristo, kiri mu mutima w'utizera, kiri mu mutima w'uraguza, kiri ku isi yose. Numva ndi kubwirwa ati abantu bakwiye gukubita hasi icyo kigirwamana mu mitima yabo, kuko nta muntu ugitekereza ngo abana banjye ejo baziga heza. Aravuga ati aha ningira Imana covid ikaba yagiye. Nta muntu utekereza gutegura ubukwe ningira Imana covid ikaba yagiye. Nta muntu utekereza gukora business ningira Imana covid ikaba yagiye. Kandi covid kugenda izagenda, kandi nitutaba amaso iraza gusiga yangije ibintu kandi tuzakenera imbere ejo aho turi kwerekeza. Nitutaba amaso ngo tuyisuzugure, simvuze ngo ntihari, irahari, dukurikiza amabwiriza ariko tutemera ko covid yarika mu mwuka wacu, mu marangamutima yacu, ihinduka igikuta. Tubyuka mu gitondo tukana iwe abantu biyongereye, Mana we ibibuga bongeye barabifunga, iwe amashuri barasubiye barayafunze. Noneho hari ikintu cy'igikuta Satani ari kubaka imbere yacu kitariho gituma tureba hahandi Uwiteka yadusezeranije. Aha hantu ni ukuhitondera. Mbikuye kuko uvuze ko ngo Imana yarababwiye ngo icyo kintu cyakubereye kirekire ku buryo cyabaye nk'ikimana cyawe, nturi kukirenza amaso ngo urebe gukomera kwanjye. Ahageraga gusenga akaba ari cyo wakibuka. Ntumva ntawe kiri bujye, noneho nasenga igihe cyose kaza mu bitekerezo, natekereza kugira icyo nkora cyari kimaze kumera nk'igisika, niko nabyita. Ako pasi uzi yuko kubera ubwoba bwa covid buri mu mitima y'abantu n'ikigirwamana cyafashe isi, reka mvuga isi, uzi ko usigaye ubona n'ikirere gifite agahinda. Urareba ukabona ntigikeye, nta cyabaye, ubona n'imodoka iyo zigenda ubona zituje. Impamvu ni iki? Covid yahungabanyije ubuzima. Yahungabanije ubuzima. Burya ubuzima bw'abantu cyangwa uburyohe bw'ubuzima ni ubusabane. Uburyohe bw'ubuzima ni ubusabane. Nuko duhura turi inshuti, turabavandimwe, tugahoberana, nkakureba ukansekera, nkagusoza se nkaguha umukono mu muco wacu, tugasangira, tukishima, mbese tugahura tugasabana. Mu magambo make ni ubusabane. Covid rero iki ibuza cyambere iyo urebye ni ubusabane. Nta guhura, nta kwegerana, nta gukoranaho, nta gapfukamunwa. Sinzi niba waritegereje neza, iyo umuntu yashizeho agapfukamunwa ntupfa kumumenya. Ariko uzi pastor, uzi ko bishatse iki gihe cyo covid yatatanije abantu, ushobora kugihindura igihe cyo gusabana kwawe n'Imana. Igihe uvuga ati Imana ishobora kuba inshize ku ruhande kugira ngo nyitege amatwi cyane rwose, numve ibyivuga, ntuvuga uti Mana gahinda kandamukumbuye. Wakumburaga n'ubundi hani igihe mwahuraga mukavuga ubuse ejo mukazasoza mugwanya, cyangwa mwanduranije, uyu yaravuze naravuze, uriya niwe wampemukiye, uriya. Simpamya ko muri iyi minsi abantu bafitanye ibibazo n'abafite iby'umurengera, uwo mwanya wo kugirana ibibazo ntaho hari. Ni igihe Imana yahaye umuntu wese kwitekerezaho. Yego, urumva nari mbivugiye hariya mwarimu uvuze. Ikindi nari ndiho ntekereza, hari ukuntu njya ngira ahantu mpurira n'ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'abana no gukumira amakimbirane. Njya kumva nk'umuntu arampamagaye ati Nire Karame, hajya amategeko arengera umwana wavutse muri ubu buryo, cyangwa umugore wagize ikibazo iki n'iki yarasezeranye avuga iki? Uzi icyo aba ari gushaka? Aba ari gukusanya ibimenyetso bimurengera, ingingo zimurengera. Aba ariho arakusanya icyo agenda avuga ati oya, none kuki atari kumpa indezo? Kandi itegeko riri mu ngingo iyi nini rivuga yuko kuki nubwo twadivorceje kuko aba ari hakusanya ibimenyetso biza kumuhesha imbaraga. None hakajya gutanga ikirego cyangwa gutera gwaserera afite ingingo y'abakristo. Rero muri ibibazo turi kuvuga pasi, muri bibaya by'amagufwa yumye ni ibijambo cyane. Icyama abantu bari kudukurikira
bakabanza bagasesengurira ijambo neza bagakusanya ingingo zibarengera baza kubwira Satani n'icyo kibazo. Ako kantu ndaho ngatekereza uri buvuga umuntu aragenda agakanga Satani atanamwereka n'ingingo. Erega buri utazifite nawe aranakubona arabibona. Ni nk'akoze ariko nk'ibyo uri kuvuga ubikuye uri kumbwira mu izina ryane. Ni urugero rutoya rebera nko kumbwa inyamaswa isanzwe. Uzarebe nk'iyo umwana yikanga ahuye nayo ntabwo yirukanka irabanza ikareba ariko ngo uyikanze ninde wahagaze ate akayikanga ikamoka yakwiruka ikamwirukaho. So rero nahangaha nuko niko navuga niyo mpamvu dusabwa mu by'ukuri kubanza kugirira ijambo muri twebwe. Ni nayo mpamvu bushize twavuze ngo mu by'ukuri urufatiro cyangwa intambwe ya mbere no kubanza kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Kuko Yesu Kristo ni urufunguzo rwo kuba mu mwuka. Umwuka wawe iyo umaze guhembuka ushobora noneho gusabana n'Imana kuko Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera mu mwuka. Uyu mwuka umaze kugira ubuzima icyo gihe noneho ushobora kuba icyicaro cy'Imana, ushobora kuba icyicaro cya Kristo muri wowe, ushobora guhura n'umuntu, ushobora gusabana. Ni ukuvuga ngo uba winjiye mu mwuka kuko uba uri muzima mu mwuka. Umwuka ushobora gusabana n'umwuka, umwuka ushobora kuvugana n'umwuka, umwuka ushobora kumva iby'umwuka uvuze. Niyo mpamvu twahereye hari. Iyo rero aho hahagaze uri umwana w'Imana nkuko wari ubivuze, izi ni ingingo ziturengera. Ariko kubera kutamenya amakuru tubihomberamo. Bya bindi mwavuze ubushize ati kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi. Kusanya ibimenyetso ujye mu rukiko guje. Cy'ingenzi nk'ubu mbereye kuri iri jambo narimvuze gato nakubwiye ngo bifite amatwi. Ikitwereka ko bifite amatwi nuko hano byumvi. Ntago byari kumvira bitumvise. N'ibyo bibazo byawe niyo situation ifite amatwi kandi ifite n'amategeko. Ufite ingingo zikurengera. Izi ngingo iyo umaze kuzimenya ukazihagararamo nizo zitangira gukora. Iyo na cya kibazo na ya situation ubonye ko wakomeye nayo irakora. Izi ngingo si izawe si izanjye. Nicyo gituma zigira ububasha. Ngewe jyenyine nshobora kwihandagaza hari situation rwose nshobora kwihandagaza ntiyumve. Ariko ijambo ry'Imana ryamanuka. Yego. Ko twavuze ngo ryifitemo byose. Icyo ribanza gukora ribanza kunyubaka jewe. Iyo rije, iyo nyumvise riranyubaka ngakomera kwa kwizera kukaza. Nkumva ndaremye. Niba ari igikomenana nifite ijambo rirabanza rikanyomora. Kuko uyu Ezekiel hano twavugaga yarahagaze muri iki kibaya nawe yari umwe muri abo bantu. Nubwo yahanuraga ayo magufwa cyari ikimenyetso cy'abari mu bunyage, ariko wibuke ko na Ezekiel yari mu bunyage nawe yari umunyagano. Yahanuraga ari umunyagano. Ngo iki pastor? Yahanuraga ari umunyagano. Ntabwo yahanuraga ari Buyuda. Icya kabiri yari yarapfushije umugore. Yari afite agahinda. None dutangira Imana iramubwira avango ni wowe ubizi kuko yari mu mwuka. Imana iramubwira ngo hanura. Ninjye ugutegetse. Haleluya. Ninjyewe ngo hanura. Arangije arahanura. Reka mbabwire Ezekiel yari mu mwuka yari imbere y'Imana. Nawe iyo ugiye imbere y'Imana ukaba mu mwuka ugasabana n'Imana wakira amabwiriza. Iyo utangiye gushyira amabwiriza mu bikorwa ibintu birahinduka. Ndakubwiza ukuri. C'est pas ça. Ko turi gufashwa kandi biratiragiye. Iyo wakiriye amabwiriza ukayashyira mu bikorwa nakubwiye ngo bifite amatwi birumva. Yego. Shakisha amabwiriza. Shakisha ingingo zikurengera. Kuko sinzi uko nabivuga. Mana past iminota iraducitse. Iminota yatujyanye batangiye kusinyara. Iyo usenze ukumva Imana. Iyo wabaye mu mwuka urumva amakuru aturutse ku Mana. Amakuru ni ingenzi kuri wowe. Iyo umaze kwakira amakuru uyashyira mu bikorwa. Iyo umaze gushyira amakuru mu bikorwa hari ikintu gikoreka. Ntabwo biguma uko byari bimeze. Haleluya. Ntabwo biguma uko byari bimeze. Ibintu birahinduka. Kuko navuye ngo bifite amatwi. Iyo wakiriye amakuru ukayashyira mu bikorwa ya mabwiriza ukayakurikiza ya situation cyangwa cya kibazo kirumvira. Haleluya. Ikibazo nuko dukoresha ingingo rimwe na rimwe zidahuye n'ikibazo cyangwa se tugahagarara nta namakuru twakiriye, nta n'ingingo iturengera. Rero ni ngombwa kubanza kuba mu mwuka, kubanza kumva icyo umwuka avuga. Iyo wacyumvise
kirakora. iguha umubare w'ibanga ukoresha. Amen, amen, pastor. Ndafashijwe pastor, ndafashijwe. Imana iguha umugisha kandi tuganye ku musozo. Iminota n'umwanzi, twari dutangiye kuryoherwa, ibibazo bitangiye kumva ko hari abantu bari kubifatira ibyemezo, ariko wenda tugana ku musozo ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, pastor avuze ibintu bikomeye. Hari amakuru ukeneye mbere yuko uvugana n'iki kibazo. Hari amakuru ukwiye kubanza gusesengura neza ukamenya, ukwiye kumva aturuka kwa nyiri ijambo, hanyuma wamara kuyumva ugahanura uko akubwiye. Ashobora kukubwira ati ihanira umuryango wawe cyane rwose, ashobora kukubwira ati wema ni Mr. Turamye, ishobora kukubwira ati tanga igitambo cyane, ishobora kukubwira ati ndabirangije bamahoro gusa, ishobora kukubwira ngo tanga ituro, ishobora kukubwira ngo tanga ituro, ishobora kukubwira ati kora amasengesho y'ukwezi cyane. Icyo dushaka nuko Imana iduha amakuru ituma iki kibaya cy'amagufwa ari mu muryango wacu cyongera kikavamwe abantu bazima. Ukeneye amakuru. Uyu mugabo wawe niki gituma yarahindutse? Niki gituma atagihaha yarahaha? Niki gituma atagishaka kuba mu rugo? Niki cyabaye? Habaye iki? Habaye iki? Byagenze bite? Ese yarahumanye? Ese ni covid yamwafectinze mu bitekerezo? Niki gituma uyu mwana yitwara gute? Niki gituma izi ntonganya zihora mu rugo rwanjye? Niki gituma bafiansa bigapfa? Niki gituma ndepoza simbona akazi? Niki gituma dukora ntidusarure? Ukeneye kumenya amakuru. Icyo ni ikintu gikomeye umukozi w'Imana tubwiye. Hanyuma nuyamenye, kurikiza amabwiriza uhawe, shakisha ingingo zikurengera, uvugane n'icyo kibaya cy'amagufwa kiri mu muryango wawe, niwe uzi cyari cyo. Pasa tuganye ku musozo, mu munota umwe wagira ubutumwa ugenera abantu badukurikiye nka rekomandasiyo. Yego, ubutumwa nabagenera nuko twabonye ko ikibanza ari ukuba mu mwuka, kwakira Yesu muri wowe umwuka ukaba muzima, ugasabana n'Imana. Navuze ngo iyo ubaye mu mwuka, iyo usabanye n'Imana urumva, igikurikiraho n'ukumva, iyo wumvise ushira mu bikorwa. Yego, igikenewe rero usabana n'Imana, dusabana n'Imana dusenga, dusabana n'Imana dusoma ijambo ry'Imana. Aho hantu habiri tuhahurira n'Imana. No kuryumva, gutega amatwi. Iyo utega amatwi ijambo ry'Imana, baribwiriza baryigisha, buryo ubusabana n'Imana. Rero iyo wumva uri mu mwuka ukakira, hari icyo bikora mu buzima bwawe, hari imbaraga wakira. Izo mbaraga hari icyo zikora. Ntangira navuze ngo hari igihe ushobora gusanga ufite igikomere gituma utabasha guhagarara, ukaba umaze iyo situation maze kukwangiza ku buryo wumva utagishoboye kwihagararamo. Icyo uba ukeneye cyihutirwa, ntabwo wahangana nayo utagishoboye guhagarara, uba ukeneye gukira. Ijambo ry'Imana riraguhumuriza, rikakomora. Iyo rimaze kukomora rirakubaka. Yego, noneho ugahagarara. Iyo agategeka amaze kuza nibwo ushobora gutegeka. Rero icyo ukeneye cya mbere ni ubusabane n'Imana. Yego, ukeneye gusenga, ukeneye kumva ijambo ry'Imana, ukeneye kurisoma, hanyuma ugashyira mu bikorwa. Cyane cyane nabango uhereye kuri byose. Izo situation tubamo, burya ntabwo tuba aba victime gusa. Tuba aba victime yego, bigahindura comportement yacu. Turahacumurira, ubwiza ukuri, ikibazo kiragucumuza. Rero biba byiza iyo utangiye wihana, ukabanza ukareba ngo ya situation ese naho yankuye ku murongo. Hari ibyo tuvuga ngo nukubyutsa kamere, iyo mvugo ngira ngo singe wa mbere. Kamere y'umuntu ikabyuka. Reba neza niba kamere itarabyutse. Noneho ubanze wisubiremo, wihane, uve muri kamere ugaruke mu mwuka, nibwo uzabasha kumva, hanyuma ugashira amabwiriza mu bikorwa, bigatanga umusaruro. Wow. Pastor, murakoze cyane. Turabashimiye byimazeyo kuba mwaritabiriye ubu butumire. Twizera ko n'ubutani tubakenera tutazababura. Niko nibwira Pastor. Imana nidushoboza tuzabone. Imana ibaha umugisha. Reka nshimire rero abari badukurikiye mwese. Ngira ngo mbabwire, ufite icyifuzo ushobora no kuba wakenera no kubonana n'uyu mubyeyi, birashoboka. Cyangwa hari ibyo udasobanukiwe wifuza ko twagusobanuriza, ushobora kwandika kuri nimero iri muri screen, cyangwa se wahamagara. Reka nyibahe 0788 35 04
13 ushobora kuba wumva waranadendebutse ukeneye abagushigikira mu masengesho, nabyo birashoboka, twabyigaho tukaguhuza n'abashobora kugufasha, ariko twige kwihagarara mu kibaya cy'amagufa yumye, kuko ushobora guhura n'ikibazo mu gicuku aho pastor nubwo yaba afite ubushake bwo kugufasha atakugeraho. Ushobora kuba uri no mu kibaya udashobora kumubwira nk'umwana w'umuntu. Ihagarara mu kibaya cy'amagufwa yawe. Twakubwiye ko ukeneye amakuru, nyuma y'amakuru ukeneye ingingo zikurengera, reka nongeraho ngo ukeneye no gufata icyemezo no kubaka ubusabane bwawe n'Imana. Reka twizere yuko tuzumva ubuhamya bw'amagufwa yazutse. Pastor kadusoze wakiriza agakiza uwa muntu waba dukurikiye, unadusengera mu minota nk'umwe. Imana ibahe umugisha. Reka dufatanye muri iri sengesho. Ushaka kwakira Yesu kugira ngo nawe ube mu mwuka, ushobore kubona uko wipozisiona muri iyo situation, muri urwo rugamba. Urasubiramo: Mwami Yesu, Mwami Yesu, uyu munsi numvise ijambo ryawe, uyu munsi numvise ijambo ryawe, none ndakwakiriye mutima wawe, none ndakwakiriye umutima, ngwino muri jye, ngwino muri jye, ngwino mu bugingo bwanjye, ngwino mu bugingo bwanjye, ndakwakiriye, ndakwakiriye, ngwino umbere umwami, ngwino umbere umwami n'umukiza, n'umukiza. kuva uyu munsi, kuva uyu munsi umbabarira ibyaha byanjye byose, umbabarira ibyaha byanjye byose, ndakwihaye, ndakwihaye, nkweguriye ubuzima bwanjye, nkweguriye ubuzima bwanjye, ubutegeke, ubuyobore, ubuyobore, ngwino muri jye, ngwino muri jye, mbaye uwawe, mbaye uwawe, kura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, kura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami ndakwihaye, Mwami ndakwihaye, urakoze kunyakiriye, urakoze kunyakiriye, urakoze kunyogesheje amaraso yawe, urakoze kunyogesheje amaraso yawe, wameneye ku musaraba, wameneye ku musaraba, ndakwakiriye, ndakwakiriye, ngwino ndwaniririza intambara, ngwino ndwaniririza intambara, mbaye umwana wawe, mbaye umwana wawe, urakoze ko mbaye uwawe, urakoze ko mbaye uwawe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Data, turagushimiye nanone muri uyu mwanya wakoze nyakubahwa kubw'ibi bihe, turagushimiye ku bwa mwene data umaze kukwakira. Mwami, turamushinganisha mu biganza byawe, mu maraso yawe, kakomeze kumwoza, reka imbaraga z'umwuka wera zimwuzure Mwami, zimukomeze, zimushoboze muri uru rugendo, zizamurinde gusubira inyuma muri byose ahura nabyo. Ujye umuba hafi nyakubahwa, ujye ubana nawe. Turasenze ngo Mwami umwomore ibikomere byose yaba afite. Turasenze Mwami ngo ubuntu bwawe burusheho gutemba ku buzima bwe, amahoro yawe menshi atemba nk'uruzi atembe mu mutima we. Reka guhera uyu munsi wa none abone itandukanizo ryo kuba muri wowe ndetse no kutaba mu Mwami. Reka atangire kubona impinduka umunsi ku wundi. Turamutandukanya n'ibyo byose byamuhagurukiraga, byarwanyaga ubugingo bwe byose, mu izina rya Yesu. Turasenze ngo umubere umuyobora umunsi ku wundi Mwami. Reka akubone mu bihe byose, imbabazi zawe n'umurava wawe bikomeze kwigaragaza ku buzima bwe, kandi muri situation yose arimo umubere ingabo imukingira, umurwanirire nyakubahwa. Turasenze ngo ukomeze kumushoboza kuba maso no gukura atera imbere mu buryo bwo mu mwuka Mwami, kandi ukomeze kumwagura Mwami mu bibazo byose afite. Reka abone ukuboko kwawe. Reka Mwami niba akeneye akazi akabone. Reka Mwami niba ari ibibazo afite mu bushako bikemuke. Turasenze ngo umutabare, umwambike imbaraga, umubere igisubizo, umurwanirire Mana, abone ubutabazi bwawe. Reka akire uburwayi ubwo ari bwo bwose yaba afite. Turasenze ngo ukuboko kwawe kwiza kube ku bana bawe bakwakiriye muri uyu mwanya, kandi Data ukomeze guhindura situation barimo, babone ubutabazi bwawe, kugira ngo babe abagabo bo guhamya imirimo n'ibitangaza ukora. Urakoze kumvise gusenga, kandi turagushimira ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusabye, nk'uko imbaraga zawe zidukorera mu ziri. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Arakoze cyane umutumirwa wacu, amen. Pastor murakoze. Tubibutsa ko mukeneye amakuru, mukeneye ingingo zibarengera, mukeneye no gufata icyemezo cy'icyo kibazo kiri mu muryango wawe. Mu yandi magambo, igisubizo cy'ikibazo kiri mu muryango wawe kiri mu cyemezo ukwiriye gufata. Biraterwa n'ukuntu uri bugifatira icyemezo. Imana ibahe umugisha. Hari amakuru ukeneye, hari ibyo ugomba kuburizamwo bitarakugeraho, kuko hari amakuru wahawe, hari amakuru ukeneye, hari icyo ukwiriye gukora igihe cy'imvura kitaraza, kuko hari amakuru wahawe, hari amakuru ukeneye y'umwuka, apana yo kuri. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Sipiriyani, Imana iguha umugisha.